gukorwa uko bingana. Yego. Okay, reka rero turahera kuki? Twagenda duhera ku mureka tuhere ku nkoko. Tuganire ku moko y'inkoko dufite, tubereke uko byatangiye, tubereka ibintu bigeze, tubona batera amatsiko yuko bimeze mu minsi iri imbere. Murakoze cyane. Noneho rero reka tubanze turebe ku nkoko z'inyarwanda. Inkoko za hano mu Rwanda twese tumenyereye ubwoko bw'inkoko z'inyarwanda zitavangiye, ni inkoko zororwa zose ari inyarwanda. Kuko mubibona rero izi nkoko zose ni inkoko za kinyarwanda, ntabwo zivangiye, ni inkoko amasake n'inkoko kazi byose bya kinyarwanda. None se izi nkoko uko zingana gutya zose muzoreye mu gihe kingana iki hano muri Rich Family Farm? Izi nkoko zose tuzoreye mu mezi agera mu 8 nk'uko nabikubwiye guhera dutangiye, ariko ntabwo twazitangiranye zingana gutya. Twazitangiranye ari inkoko nkeya cyane zitagera muri 3. Inkoko ebyiri z'inkoko kazi ni saa kimwe. Nibyo twatangiranye mu kwezi nko kwa 10 k'umwaka ushize muri 2022. Ziracyarimo hano? Yego, ziracyarimo, uretse yuko tudasiba koroza abashaka gutangira, abadusura bakatwara inkoko nta kibazo, nyine ukuzibona harimo n'izagiye zivamo. Muri make mu mezi 8 mumaze mwororeza inkoko z'inyarwanda, uko mwatangiye nyine ari inkoko ebyiri gusa, ari inkoko ni ari isake n'inkoko kazi, uko zingana gutya zose zimaze kuba zingahe? Zose zirarenga inkoko 1000. Inkoko 1000? Mwatangire ku nkoko tutabazi zidahari. Mwatangire ku nkoko? Twatangire ku nkoko 3 zonyine. Ntago ari ibintu bigoye kuzorora kuko zirororoka inkoko z'inyarwanda. Ntabwo zirwaragurika, zirakomera, zigaburira n'ibiryo tuzigaburira, ntago ari ibintu bihenze cyane. Ni mu buryo busanzwe nkuko n'undi wese yazorora, ahubwo wenda bigaterwa nuko umuntu aba atarabyiyumvamo neza yuko bishoboka, ariko nanjye byarantangaje mu gihe gitoya zishobora kuba nyinshi. Mu mezi 8 muri make mumaze kunguka inkoko zirenga 1000? Yego, zaturutse ku nkoko 3 gusa. Okay. Ese ko mumaze kugera ku nkoko 1000 zinarenga, mwaratangiye ku nkoko 3 gusa, ubu ngubu amezi 8 amaze kwihirika, mumaze kugera ku nkoko nyinshi cyane, arizo mwagiye mutanga uko mwabitubwiye. Muri make n'ubundi nirihe banga nyamukuru mwakoresheje kugira ngo mutangire ku nkoko 3 mube mugeze ku nkoko 1000 mu gihe kingana n'amezi 8 gusa? Kandi nk'uko bizwi mu bworozi bw'inkoko hari imbogamizi nyinshi cyane abantu bahura nazo, zirimo zimwe na zimwe zigatwarwa n'uduca izitarakura, izindi zikatakwa nk'indwara zikabasha kuba zapfa zitarabasha gukura. Muri make n'ubundi niriye banga mwakoresheje kugira ngo mubashe kugera kuri izi nkoko zingana gutya mu gihe gito kingana gutya? Yego, ibanga nuko mu buryo bwo kuzirariza, urumva inkoko zitera zigira igihe cyo kurarira. Mu buryo bwo kuzirariza twazihaga amagi yazo. Noneho mu guturaga tukabashuwa yuko inkoko y'amagi yaraririye ari nayo ituraga. Bibaho yuko inkoko ishobora kurarira amagi 8 igaturaga amagi 2. Twese uko byagendaga. Urumva inkoko iyo wayitayeho mu gihe cyo guturaga ibigifite za mbaraga ikabasha guturaga ya magi yose. Zaturagaga amagi ko twayararisha. Noneho rero hagakurikiraho gukurikirana imishwi. Tugakurikirana imishwi tuyirerera ahantu nyine utwo duca tutagera, ukayitaho nyine nk'imishwi, tukazigaburira ibitera imbaraga kugira ngo nazo zikure, noneho zigere hanze aho zabasha nazo kwirinda. Tuzisohora ari uko zikuze. Noneho rero kugira ngo zororoke gutya, urumva inkoko uko zigenda zikura zose ziratera. Mu buryo rero bwo guturaga, mu buryo bwo kuzorora kuzagura, twashatse imashini nini, dufite imashini nini duturagiramo amagi. Imashini ituraga amagi
noneho dushyiramo aya magi imishwi tugakomeza kuyirinda kwa kundi rero kugira ngo zimere gutya ntizirwaragurika zigakomeza zigakura tuzigaburira ibintu byose nk'uko umuntu abikenera ibitunga umubiri ibitera imbaraga ibirinda indwara ibinyarwanda ibyatsi ibiryo byose by'inkoko amaproteine. Ariko hagati aho ngaho uvuze yuko kugira ngo zororoke hifashishijwe n'uburyo bw'imashini butuma inkoko amagi yateye abasha gutubaga neza. Nose ubundi mu gihe hari abadukurikiye wenda badafite ubushobozi bwo kwigondera iyo mashini ibasha guturaga ayo magi, muri make ubundi umuntu udafite ubwo bushobozi bwo kugura iyo mashini ni ubuhe buryo we yakoresha cyangwa se rebanga? Mu busanzwe natwe ntabwo imashini twayizanye dufite inkoko ebyiri, urumva bigera ku rwego amagi aba menshi ukaba utabasha zose zikararira ya minsi ingahe, twe turayakoresha imashini kubera zamaze kuba nyinshi uko ubworozi bugenda bwaguka. Umuntu rero ukibitangira, inkoko ni ibintu bisanzwe, iratera amagi, ishobora kurarira amagi agera muri 15 inkoko imwe. Nta kindi ukora uretse kuyitaho mu gihe iraririye, ikagira igihe cyo gusohoka igatora, ikagira igihe cyo gufata akayaga, iminsi 21 yarangira igaturaga, ishobora guturaga amagi yose. Ni ibintu bisaba kuzitaho bisanzwe, kumenya ko zariye, zanyweye amazi, nta kindi, kuzirinda indwara, kuzirinda izanduye ikazikuramo. Ku bantu nyine bazitunze, uretse ko izi zacu zidakunda kurwara kubera yuko tuziha ibirinda indwara. Okay, noneho dusoza aka gace twinjira mu kandi gace, ku muntu ushaka kwinjira mu bworozi bw'inkoko cyangwa se ubundi bworozi bwo gushaka korora inkoko wenda abashe kugera ku rwego mumaze kugeraho nk'abantu mumaze kubigeraho mu gihe gito cyane, nihe banga wamugira mbere yuko twinjira mu kandi gace? Ibanga nuko ibingibi cyambere no kubitangira. Nanjye nasanze ari inkoko nk'uko nabikubwiye, inkoko ebyiri z'inkoko kazi n'isa kimwe. Nta rindi banga uretse kumva yuko nyine ugiye gutangira korora, warangiza ukagena iby'inkoko zizarya. Uretse yuko twebwe twageze ku rwego rwo kwikorera ibiryo by'inkoko, ariko nk'umuntu ugitangira bitamuhenze nawe ni ibintu yakikorera. Wenda tuzabereka cyangwa twabereka uburyo tubikoramo, turaza kubereka cyangwa tuzabereka uburyo tubikoramo. Ntabwo ari ibintu bigoye, ni amaproteine y'inkoko, amazi ni ibisanzwe, warangiza ugacunganwa n'uko inkoko yawe uzirinda uburwayi, cyane ko inkoko z'inyarwanda zirororoka cyane. None se ubundi ku bantu bifuza wenda kungura kugira ngo bafate ku bumenyi namwe mufite, hari amahugurwa cyangwa se ubundi buryo mwashyizeho ubwo ari bwo bwose bwafasha abantu kwiga uburyo ubworozi bukorwamo bw'inkoko cyangwa? Ichi Family TV iradufasha, nimero ziba ziri kuri channel yacu, ku bandi bifuza kubimenya no kubyiga, kwihugura, ku banyeshuri babyiga ni karibu, baraza tukabakira, tukabigisha, tukabahugura, tukamarana igihe bakabyiga, tukabafasha byose kubikora, kuzitunga, Okay, urakoze cyane. Rero n'ubundi tutarambiranye cyane, katwinjire mu kandi gace aho mwororera. Ikindi kintu kidasanzwe abantu wenda batari bazi, hari n'ababizi ariko batiyumvisha uburyo wenda cyahita kimera neza mu gihe kingana n'amezi make cyane kitageze ku mwaka. Okay, reka dukomereze. Noneho rero nk'uko nabikubwiye, dore ibanga rya mbere ngiri, nuvuga ngo imishwi ya za nkoko z'inyarwanda nakubwiye, iyo tumaze gukura amagi muri ya mashini, ntabwo imishwi twita tuyijyana hanze, urabanza ukayishyira imishwi rero imaze ibyumweru 2, hari n'ibyumweru 3. Imaze ibyumweru 2? Yego, ibyumweru 2 n'ibyumweru 3 byonyine. Turabanza tukayizana hano, tukayitaho, tukayigaburira ukwayo, tukayiha ibiryo by'imishwi byabugenewe. Noneho rero tukazazisohora ari inkoko zifatitse nk'uko ziriya wazibonye. Okay, ubundi kutubwiye ngo iyi mishwi imaze ibyumweru 2, umuntu ayibonye gutya ashobora kugira ngo imaze nk'ukwezi kumwe, muri aho ngaho ndakeka ukwezi kumwe n'igice. Muri make hari ibintu byihariye muzikorera iyi mishwi bituma ingana gutya kandi kiri muto? Icyambere icyo tuyikorera cyihariye nta kindi, ni ukwitunga nk'imishwi nyine. Imishwi ntabwo igaburirwa nk'uko ziriya zigaburirwa, yo ziriya ziba zizi kwitorera, ziba zizi gutandukanya ibyo zirya n'ibyo zitarya. Imishwi tuyishyira hano kugira ngo twebwe tuyihitiremo ibyinshi. None se ubundi ko tuzi yuko inkoko ibana n'imishwi yayo, kuki mwafashe ibanga ryo kwitandukanya?
urumva nakubwira uko ubworozi bugenda bwaguka birenga hahandi ushobora kuzikontororera zo ukazikontorora hamwe n'imishwi yazo. Urumva inkoko zageze nini zigera mu 1000 n'imishwi ureba gutya igera muri 100 angahe, ntabwo ushobora kubikontorora ngo buri nkoko ibane n'imishwi yazo, ahubwo imishwi yishyira ukwayo kugira ngo ubashe kwitaho nk'imishwi n'inkoko zikaguma ukwazo kugira ngo ubashe kuzitaho nk'inkoko. Ibi ngibi rero ni nabyo bifasha kugira ngo ibashe gukora. Ari byo banga rya mbere dufite birinda n'inyamaswa zadutwarira imishwi. Niyo mpamvu zororotse vuba. Nk'uko mubibona twinjiye mu kindi gice kiberamo ubworozi bw'inkoko ariko nanone butandukanye na za nkoko twabanje kubona ku munota wa mbere. Izi nkoko nk'uko mubibona zifite umwihariko wazo n'uburyo zibayeho bitandukanye nk'uko za zindi zari zibayeho. Ushobora kwibaza uti se bikorwa bite? Izi nkoko mukunze kuzibona zororwa n'abantu bake cyane, ariko reka duhe umwanya umukobwa wacu atubwire byinshi kuri izi nkoko ndetse n'ubworozi bwazo. Izi nkoko rero ni ubundi bwoko bw'inkoko zitandukanye n'inyarwanda twahozemo. Izi ngizi zo nizo mu bwoko bwa saso, ariko rero uzireba gutya ntabwo ari saso gusa, harimo inkoko za saso ndetse hakabamo n'amasake amwe n'amwe y'amanyarwanda. None se kuki mwahisemo kuvanga inkoko ya saso n'iz'inyarwanda? Wakibaza ati rero nyine ukubyibaje ati ni kubera iki twahisemo kubivanga. Urumva twari tumenyereye korora inkoko z'inyarwanda, twari tumenyereye korora inkoko z'inyarwanda zonyine, ariko kubera iterambere cyangwa kubera abantu bakoresha inkoko z'inzungu, twe noneho turavuga ati reka dukoreshe inkoko z'inzungu, ariko kubera inyarwanda zifite umwihariko, zifite uburyo zororokamo zitavunanye, zitarwara, zikomeye. Noneho reka tugerageze dukore mix, tukavanga, tugafata saso tukazivanga n'amasake y'amanyarwanda kugira ngo tworore izindi nkoko zivanze. Ibyo bintu birakunda se? Byarakunze, ntabwo bikunda ahubwo byarakunze. Inkoko y'inyarwanda y'isake uyivanga n'inkoko za saso z'inzungu. Ni inzungu harugura? Ni ukuvuga ngo twatangiranye saso nkeya z'inkokokazi, dushyiramo amasake y'amanyarwanda arazibangurira, n'izireba harimo izivanze. Uvanyemo izo twatangiranye zo zihariye z'inzungu original, twagiye dushyiramo n'amasake, noneho zirazibangurira, tworoye imvange. None se ubwa mbere dutangira wowe watubwiye yuko ziriya nkoko z'inyarwanda kugira ngo zirenge 1000 mwatarangiranye inkoko 3. Izi ngizi tubona hano nazo turabona ari nyinshi cyane kuko ntabwo tuzi umubare wazo twebwe. Ubundi izi nkoko kugira ngo zingane gutya mwatangiranye umubare ungana iki? Izi ngizi zo dutangira twatangiranye inkoko 8 zose hamwe, saso n'amasake 2 y'amanyarwanda. Noneho rero tugenda tuzorora gakeya, ariko zo zirororoka cyane kurusha ziriya. Urumva izi ngizi zirajya kungana na za zindi, noneho izi zirutaho gakeya, ziruta za zindi ho gatoya. Ubunini cyangwa ubwinshi? Mu bwinshi no mu bunini. Izi ngizi ubwinshi bwawe bungana gute? Uvuga izi ngizi zo zimaze kugera nko ugereranya ishashi nini ugafata n'imishwi zirarenga 1000. Za zindi zo rero ziragwa mu 1000 neza. Izi ngizi zo se mumaze igihe kingana iki muzorora? Izi ngizi zimaze amezi 6 nibyo nakubwiraga. Tumaze amezi 6 yonyine dutangiye korora ubwoko bwa saso, ariko twe ntitwabworoye nka saso gusa, twavanzemo n'inyarwanda. Mu mezi 6 rero tumaje kugeza muri izo nkoko zirenga, nkwereka izi ngizi nini, izi ngizi ari nini gusa, nkaza no kuza kukwereka imishwi yazo. None se ibanga nyamukuru ryatumye izi nkoko ziba nyinshi za saso nuko mwavanzemo izindi nkoko z'ubundi bwoko? Ibanga ry'inkoko za saso hano zitandukaniye n'izindi nkoko za saso uzabona ahandi cyangwa wabonye. Twebwe kubera yuko twavanzemo inyarwanda, izi ngizi zifite uburyo zikomeye, n'uyiriye iraryoshye nkuko tuzika inkoko y'inyarwanda iryoha. Nuvuga ngo iyi ngiyi ifitemo kuba iba nini nka saso zisanzwe, ikaba inaryoshye nk'inyarwanda. Noneho rero mu buryo bwo kuzorora, inyarwanda ntizirwaragurika, ziba ari inkoko zikomeye, zishobora no gutera, zishobora no kurarira, nkuko tubimenyereye ko inzungu buri itararira, tukaba tumenyereye ko inzungu nyine ari inkoko ikura vuba. Saso muri make ntabwo igiye ibasha kurarira? Ntabwo yabibasha, ariko kubera zo zifitemo ubunyarwanda, zifite uburyo zikomeye nk'inyarwanda. Zirabibasha? Yego, zibasha no gutora, zibasha no kurya ibindi bintu bisanzwe nyine saso zisanzwe zitaba. Hagati aho ngaho rero abantu bashobora guhita bibaza uti se izi nkoko za saso izi zikomokaho zimeze gute, zingana gute, zifite uwo mwimerere?
abantu bashobora guhita bibaza iyo mpamvu mwabasha kuzitwereka nazo nazikwereka turazakwereka imishwi yazo ariko n'izi ngizi nakubwiye uretse izo nkoko 6 z'inkoko za saso twatangiranye izindi zose ziravangiye zose zakomotse kuri izo ngizo ni ukuvuga ngo izindi zirimo hano ziravangiye ni saso kandi ni inyarwanda. Yego okay, ngaho reka dukomeze turebere hamwe inkoko zakomotse kuri izi ngizi kuri izi saso n'izi sake z'inyarwanda. Reka tuzirebe. Kuko nabikubwiye rero iyi ni imishwi ituruka kuri za nkoko zo mu bwoko bwa saso za zindi nakubwiye twavanze n'inyarwanda. Saso n'inyarwanda zisake. Saso n'inyarwanda izi ngizi rero ziravanze nazo ziri mu bwoko bwa saso ariko zivangiye n'inyarwanda. None se izi nkoko uko tuzibona hano zirakuze zaba zifite igihe kingana iki hano muri make mwatubwiye? Iyi mishwi yose ureba imaze igihe kinini, maze amezi 2, indi maze ukwezi kumwe n'igice. Amezi 2 gusa? Amezi 2 nayirengeje amezi 2 n'amezi 2 n'ukwezi kumwe n'igice. None se nanone iyi mishwi uko tubibona uko nk'uko abantu babizi bazi yuko imishwi ubundi kugira ngo ungane gutyo byibuza amezi 3 amezi 2 n'igice, ubundi nanone ni uwe mwihariko watumye izi nkoko zingana gutya ntizingane n'izindi zikomoka ku nkoko z'imvukanye nyine zivuka ku nkoko zombi zihuje ubwoko. Izi nkoko impamvu zingana gutya, impamvu zibana zikomeye gutya zimeze gutya no kubera yuko ni ryabangana kubwiye. Twebwe ntago twigeze tworora saso gusa, ahubwo twazivanze n'inyarwanda. Noneho rero mu bijyanye n'imigaburire no kuzitaho, tuzitaho mu buryo nyine nk'uko korora imishwi. Nkuko nabikubwiye, imishwi tuyitaho kwayo, tukayigaburira ibiryo bivanzemo byose, ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara, tukaziha n'amazi. Noneho rero hakazamo kakano. Ariko nanone abantu baraza kwitiranya, baragira ngo ni ibiryo byihariye muzigaburira. Bavuze yuko ari ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Muzigaburira ibiryo bimwe n'ibigaburirwa izindi nkoko bisanzwe? Yego, tuzigaburira ibiryo bimwe n'ibyo tugaburira izindi nkoko zose nagiye nkwereka. Ahubwo zo rero nyine zikaba zifite wa mwihariko nakomeje kukubwira wuko zivanze. Kuba zivanze rero bituma zikura mu buryo ubona yuko ntabwo zikura nk'inyarwanda kandi nta nubwo zikura nyine nka saso zisanzwe. Kubera yuko zivanze. Akandi kabazo k'amatsiko tunasoza, ubundi mu nkoko 1000 zose mufite muri izi ngizi nyine kuba mwarahuje isake zisanzwe z'inyarwanda na saso, ubundi nta ngaruka zigeze wenda ziza kuba nyizi nkoko zizivutseho zagira ibibazo by'indwara n'ibindi bitandukanye zabiviramo gupfa cyangwa se izindi ngaruka? Aho twatangiriye ntabwo icyo cyorezo turahura nacyo. Ntabwo turahura n'ikintu cyiza nyine ngo inkoko zirware, ngo inkoko cyane yuko nkusobanurira impamvu twavanze inyarwanda na saso. Muri izi 1000 ni saso gusa n'inyarwanda. harimo kuba inyarwanda twari twarazoreye mbere tukaba twaramaze kuzibonaho ubudahangarwa
bwo kuba zitarwara kandi zikaba ari inkoko zikomeye. Noneho rero mu kujya kuzorora tumaze kubona uburyo saso zibaho ziratakwa cyane zikarwara, noneho tuhitamo kuzivanga n'inyarwanda kugira ngo kakantu twabonye ku nyarwanda noneho dukore izivanze kandi zifite bwa budahangarwa bw'umubiri. Mu kuzivanga rero nibyo byatumye zitarwaragurika, ntizirwaragurika, ariko nanone kwita kuzitaho bikabanza ariko uwo mwihariko nawo kuba ziwufite bigatuma zitarwaragurika, nk'uko nyine undi muntu wese ashobora kuvuga ngo saso zirarwara, saso ziba zoroshye, ntabwo ariko zo zimeze kubera yuko zifitemo ubunyarwanda.